imbere. Yesu ashimwe inshuti zanjye bene data, aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi, ndabasuhuje. Ubuntu bw'umwami Yesu bukomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose. Uyu munsi nanone tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusoma mu Migani igice cya 29 umurongo wa 18, haravuga ngo aho guhishirirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko akabahirwa. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire. Kuva igice cya 20 umurongo wa 14 hakatubwira ngo ntugasambane. Iri tegeko ntugasambane ntiribuzanya ibikorwa byo kwiyandarika gusa, ahubwo ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo n'ibyifuzo. Ntugasambane ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye, nyamara ubusambanyi bugwiriye mu itorero no hanze yaryo. Mbese aho bwaba buri guterwa n'iki? Ntibwaba buri guterwa n'uko twaretse amategeko? Ndavuga amategeko, kwitondera amategeko y'Imana, kuko amagambo twatangiriyeho mu Migani yatubwiye ngo ukomeza amategeko arahirwa. Kandi ntibwaba buri kuva ku nyifato mbi n'amagambo y'urukozasoni y'urubyiruko rwatewe na Satani ariko ntirubimenye, n'ababizi kubera gukunda ubutunzi bakemera kubibamo babizi, none n'abakuze bakaba bari kubigiramo uruhare rukomeye. Mbese byatumarira iki gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga kandi natwe ubwacu amaherezo akazaba mabi? Tuzirikane ko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 8 haravuga ngo ubibira umubiri muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Mbese ni izihe mbuto turi kubiba? Bene data nshuti zanjye, abasenga mwese ndabinginze ngo dufatanye dusengere urubyiruko na bamwe mu bagore bakiri bato, kubera ko Satani yahagurukije abadayimoni, abahagurukirije bamwe bagize urubyiruko rw'abasenga n'abagore bakiri bato ngo bifatanye n'abo badahuje, bamufashe kuyobya n'intore niba bishoboka. Ariyo mpamvu turi kubona benshi mu rubyiruko batangiye bakorera Imana, none ubu bakaba barasubiye inyuma, bakagwa bakava mu byizerwa, maze bagahinduka abahakana Imana, bagatangira kwita ibibi byiza, ibyiza bakabyita ibibi. Umwuka wera arahunga, basigara bayoborwa n'imbaraga z'umwijima. Bamwe muri bo kandi Satani yabahaye umurimo w'ubujyanama ku bari kugeragezwa kandi basenga. Mbese birakwiriye ko abasenga bahabwa inama n'abadasenga bahisemo kuva mu byizerwa? Oya, ntibikwiye. Kandi ahantu hose batanga ubufasha, Satani yashyizemo abakozi be. Dukwiye kuba maso. Abantu baduha amaserivisi ni bande? Ni ibiki bibaranga? Ni mu buhe buryo baziduhamo? Uyu munsi kandi dufite urubyiruko rwinshi n'abakuze bahoza Imana mu nyandiko no ku rurimi, ariko ntibase n'ibyo bavuga. Bamwe muri bo turi kubabona bambaye imyenda ihisha ibice by'ibanga gusa, ahandi hose hagaragara, kandi ntibasiba amateraniro. Harimo n'abaherutse kubatizwa. Yesu tabara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uvuga izina ry'Imana wese ave mu bidatunganye. Yemwe abavuga izina ry'Uwiteka mwese mwe, nimutyo tuve mu bidatunganye. Nanone kandi harimo abahindutse abaneguramana kubwiza Imana yaremanye imibiri yabo, maze bayuzuza amabara atandukanye. Umusatsi wari umukara wahinduwe umutuku, icyatsi, move n'andi mabara atandukanye. Inzara n'amaso, ibyo byo ntabwo nabivuga. Abandi imitako ntigira ingano. Imana yaremye umuntu utunganye, niko Salomo yavuze ngo ariko abantu twishakira ibihimbano byinshi. Imana itubabarire.
abandi bambaye imyambaro yacitse kandi ikaba ifite n'intoboro ngo ni modeli zigezweho, kandi ni ibihimbano bya Satani bifite ikigendererwa. Nigeze mbabwira iby'isoko neretswe rigiye kurimbuza benshi. Iyo myenda nayo bayihahiramo. Nyabuna tureke kwigana ibije byose tutazi n'aho byavuye. Abandi barashyigikira kandi bakamamaza ibibi byinshi ngo barashaka iterambere ndetse bagashakira na bagenzi babo iterambere. Ibi bigaragarira cyane mu bijyanye n'imyidagaduro. Abanzi bamwe n'abagaragara mu mavideo yabo, wakumva indirimbo zabo zimwe na zimwe ariko ntureba amashusho, kuko bimwe mu byo bamamaza bitera irari riganisha ku busambanyi. Uyu munsi umuntu ari kwereka umuhanzi ko amukunze cyangwa se akunze ibihangano bye kandi akaba amushyigikiye mu kuririmba agace k'indirimbo gatoya akoresheje amashusho yambaye imyenda y'urukozasoni cyangwa imbyino idahwitse, maze akoherereza uwo muhanzi nawe agapositinga amushimira ngo urakoze ku rukundo unteje, urukundo unyeretse no kunshyigikira. Mbese koko ni muri ubu buryo abahanzi bakwiye gushyigikirwa, gutezwa imbere? Oya. Tugenzura abantu dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga n'ubutumwa batambutsa, kuko ibyo tureba bifite ingaruka nyinshi mbi ku buzima bwacu, cyane cyane ku basenga. Amaherezo akazaba kurimbuka. Hari abantu bazi ko inyifato mbi, imbyino zidahwitse, amagambo y'urukozasoni bituma bakundwa, bituma umuntu yamamara akagira igikundiro, maze bagatangira kubyina kugira ngo nabo bamenwe kandi bakundwe. Ayi biteye ubwoba biri kubera muri iyi si ya tekinoloji. Hari uwavuga ngo ni umubiri wanjye, niyo mpamvu nkwiye kwambara uko nishakiye, nkitwara uko mbyumva. Nibyo koko umubiri ni uwawe, ariko se ujya wibuka ko umubiri uhinduka nyirawo bitewe n'impamvu zitandukanye, zirimo uburwayi cyangwa se umuntu ageze mu zabukuru, cyangwa se kuba atuye ahantu hakonje cyangwa se abahatemberera. Nabyo bijya bisaba umuntu ko yambara akikwiza kugira ngo aganze ubukonje. Numvishe amajwi menshi y'abarwayi, umubiri wahindutse, bicuza batakabarira cyane ngo iyo mbimenya icyaduha amahirwe ya kabiri, iyaba ibihe byasubizwaga inyuma, noneho bagira imyitwarire myiza. Amategeko bishe agenga ubuzima bayubahiriza, ariko ntibyashobokaga kuko igihe cyabo bari bagifite bagipfushije ubusa, kandi igihe cyagiye ntikigaruka. N'amahirwe ya kabiri ntabwo ahoraho, nta nubwo azi igihe cyose. Nabonye kandi numva abatanga inama ku bagifite amagara mazima bati, twebwe kuba tumeze dutya nuko twahisemo nabi kandi tukanga no kugirwa inama, ariko wowe uzirinde, ntuzagira amahitamo mabi, kandi nuhura no guhana uzemere kugirwa inama. Barumuna n'abakuru banjye, mwaba muzi amagambo iyo mbimenya ukuntu ashengura umutima, kuwahanwe kenshi ntabihe agaciro, umuntu agapfa yumva, noneho iyo atazi Yesu arushaho kumererwa nabi, kandi hariho n'abiyahura, cyangwa se umuntu akabaho nta byiringiro by'ubuzima. Imigani igice cya 29 umurongo wa mbere haravuga ngo ucyahwa kenshi agashinga ijosi azavunagurika, atunguwe ntakizamukisa. Ndabinginze ngo uyu munsi twige gukomeza amategeko agenga ubuzima, tugihumeka, tukibasha kwifatira imyanzuro, twige kwambara neza igihe kitaratwigisha kwambara, twemere kugirwa inama no gucyahwa kuko bizadukiza. Twirinde gushwa n'uburiganya nuko n'uburanga, cyangwa se nuko umuntu ateye, cyangwa irari ribi ritera gukoresha imibiri uburyo budakwiye, kuko uburanga bwiza ari ubusa, nyamara uwubaha Uwiteka azakizwa. Twe kwambara ubusa kubera ko ubuzima bugoye n'imibereho ikaba iri kwanga. Niba impamvu y'ubukene ari igutera, cyangwa se yaguteraga kwambara ubusa, imyenda y'urukozasoni, cyangwa se ukabuza umuntu uri kunyura muri ubwo buzima, wampuza nawe. Ushobora kunyandikira kuri email yanjye cyangwa se ukanyura kuri Instagram, maze nkareba uko nafasha uwo muntu cyangwa se nagufasha kubona imyambaro ikwiye. Hari umuntu twaganiriye ambwira ko hari igihe umuntu aba mu buzima bugoye ndetse bwamunaniye no kubwakira, bikaba byatuma ahindura imyitwarire.
ubaye unyumva ariyo mpamvu ndakwinginze uzanyandikire maze nkubwire uko twaganira. Erega Uwiteka yishimira ko twese twakizwa maze tukabera abandi umugisha. Hariho kandi abantu bamwe badashaka gushyira amaboko yabo hasi ngo bakore, birengagije ko umuntu agomba kurya yishya akuye. Kubera ubuhendanyi bwa Satani bihitiyemo gucuruza uburanga bwabo, ubwambure bwabo, ngo babeho batavunitse. Bavandimwe, kudakora bitera ubumuga. Ingingo zimwe na zimwe ntizikore neza, ariko ubumuga bukomeye cyane ni ubwo mu mutwe. Icyakoze hari n'ababikora kubera inshuti mbi, cyangwa kuko bafana abantu nk'abahanzi, abanyamideli runaka bambara iyo myambaro idahwitse. Bamwe murishimye kuko ababakurikira bagenda baba benshi, ariko se ni ubuhe butumwa mutambutsa kandi bumarira iki ababakurikira? Hari icyo mushobora kuba mutazi. Iyo aba mwamenyaga kandi mugatekereza ukuntu mwishe imitima ya benshi badakomeye. Ubu basore benshi babana n'amafoto y'abakobwa cyangwa se abagore, bayakoresha mu buryo bwo kwikinisha, kandi uwabaswe no kwikinisha nta gitekerezo cyo gushaka agira. Bamwe mu bakobwa nabo bahindutse abasambanira online. Abo nabo kwemera kubana n'abagabo biragoye kuko babaswe n'undi mwuka mubi, kandi ukuyigobotora udasenga ntibishoboka. Hari n'inganda zishyigikiye ibibi zikora amamashini yo gufasha Satani guheza abantu mu mwijima w'ibyaha by'ubusambanyi, aho umubare w'abatinganyi wiyongera. Uyu munsi kandi dufite umubare munini w'abasore n'abakobwa b'uburanga kandi batagize icyo babuze, ariko badakozwe ibintu byo gushaka kubera kubatwa n'iyo mibereho mibi. Rubyiruko namwe abakuze, cyane cyane musenga, n'abadasenga ntabibagiwe. Iyi mico mibi gutya ntikwiye kuko nikizira mu maso y'Iyaturemye, kandi uko yiyongera niko bikurura isi n'abaturage bayo umuvumo. Twibuke ibyabaye Sodoma na Gomora mbere y'uko harimburwa. Abubatsi ngo musigeho. Najyaga nibwira ko iyo umuntu ashatse ubwambure bwe burebwa cyangwa se ubwiza bwe bukwiye kurebwa n'uwo bashakanye, ariko ubu byarahindutse, aho ubwiza bw'umuntu burebwa n'isi yose, kandi benshi bari kubikorera kugira ngo babone ubutunzi. Ayiwe, isi iraduhendana n'ibyayo, tekinoloji iraduhenda. Barumuna bakuru banjye, namwe basaza bacu, muhave twe guta umwambaro mwiza, ndavuga imico myiza, ahubwo twambare kandi twikwize. Nabonye umugore muto yambaye ikanzu ngufi y'umweru igaragaza ibibero byose, yikora ibintu byabereye abamurebaga cyangwa se abafana b'umutego. Umugabo we yarabibonye ntiyagira icyo avuga kuko biteza imbere online business yabo. Bibwiraga ko amafoto n'amavideo byabo birangaza benshi, bituma barushaho gutera imbere. Imitima y'abafana babo naho batatse bakagerageza no kuvuga ko bidakwiye, ntacyo bibabwiye kandi ntibanabiretse. Aba bantu hari ikintu cy'ingenzi birengagije, ko hari igihe ubutunzi budakiza nyirabwo, niba indwara n'ibyorezo bidatinya guhangara umutunzi. Urupfu ntirutinya gutwara umutunzi. Ubutunzi ntibukureho igihano cyangwa igifungo kuwakosheje. None koko ubutunzi butagwira, ubutunzi nyirabwo aruhira akabusiga, bukazaribwa n'abatarabugokeye. Ubutunzi budakiza nyirabwo ku munsi w'amakuba, butuma imico myiza y'umuntu ihindana. Koko bituma umuntu yivutsa ibyiza. Oya, ntibikabeho bene data. Bagabo, ntimuzi ko muri umutwe w'urugo, nuko ntimwemerere imico idakwiye kwinjira mu ngo zanyu. Yinjijwe n'abafasha banyu n'abana, ahubwo mubacyahe. Namwe kandi ntimwinjize ibibi mu ngo zanyu. Aho byamaze kugera muborogera Imana ahari yabatabara. Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 akatubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaho Uwiteka kwimuwe mu mitima, maze ibigirwamana aba ari byo byimekwa, kandi abasenga ibigirwamana kuri bo nta cyaha, kuko ariho hari isoko
cyangwa se hakomoka ibizira byose. Kujijuka kwaratawe maze ibyaha birimikwa, aho abantu batagitinya gukora ibyaha yewe no ku mugaragaro. Amategeko y'Imana yasimbujwe imihango n'imigenzo n'amategeko by'abantu. Ndabinginze twifuze kandi dushaka ubwenge kurutisha ifeza n'izahabu, kuko Salomo wasabye Imana ubwenge yahawe n'ubutunzi. Zaburi ya 50 umurongo wa 21 haravuga ngo, ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mwanya nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nta wanezezwa cyangwa ngo yishimire ko ibyaha cyangwa amakosa byakorewe mu ibanga bishyirwa ku mugaragaro. Nta n'igihano kinezeza n'ugihano. Ariko ariyo mpamvu umuntu wese ku giti cye dukwiye kwisuzuma uyu munsi, tugasuzuma inzira tugenderamo, niba ari inzira z'ibibi tukazivamo, kandi niba ari inzira nziza tukazigumamo. Erega ukora ibyiza ntabwo azahanwa keretse ukora ibibi, kandi Imana ntinezezwa no guhana abana bayo, ahubwo yishimira ko dukora ibyiza, kandi ninezezwa nuko abo yaremye bazarimbuka, ahubwo ishaka ko twese dukira. Ngana ku musozo, Amosi igice cya 8 umurongo wa 13 guhera ku murongo wa 11 kugera ku wa 13 hatubwira ko inzara n'inyota bizatera, kandi abasore n'inkumi bazicwa n'inyota. Dore iminsi izaza ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Bene data, ndabinginze ngo dushishikarire kumenya Uwiteka, dushake mu maso he bigishoboka kuhabonwa, twemere kuba abigishwa be, tugire ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu, kandi turibikire mu mitima yacu kutamucumuraho nka Dawidi, kuko inzara igiye kuza izaba iteye ubwoba ku bazaba barakerensheje kwiga ijambo ry'Imana, kandi naho bazaba barishaka cyane barira, ntaho bazaryumva, ntaho bazaribona. Uyu munsi tubasha kurigisomera, kuryumva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndabinginze ngo akagaye k'inyongezo ntitugapfushe ubusa twihugiraho gusa, cyangwa twita ku bitagira umumaro n'abataraba umumaro. Inzira zacu tuzezeshe kwitondera ijambo ry'Uwiteka, twemerera Uwiteka atubera Imana, umujyanama n'umuyobozi. Ubwo inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota, twe tuzaba twaravomye ku isoko idakama. Satani azi neza ko Uwiteka Imana yasezeranye gutanga umwuka we wera ku basore n'abakobwa ndetse n'abaja mu minsi iheruka. Ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose, atega imitego itandukanye ngo hatagira bamwe cyangwa se bamwe be kuzahabwa umwuka wera. Tube maso atatunyaga iby'ubugingo. Ariko kandi nubwo Satani ari gucura imigambi mibisha yo gutura abana b'Imana mu mitego, Uwiteka ahagurukiye gushyirira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Aya magambo ari muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Uw'icyaha cyaneshaga, Uwiteka aje kumuha imbaraga. Uwo Satani yatwazaga igitugu, Yesu aje kumubohora. Mbese twaba twifuza gutabarwa kuvuye ku Uwiteka? Icyampa ngo nge namwe dusange Yesu adukize, kandi uyu munsi nitwumva ijwi rye riturarika, ntitwinangire imitima, kuko adutegeye amaboko. Ababyeyi ndetse n'inshuti z'urubyiruko, twambara imbaraga, dusengera abacu Satani yatwayeho iminyago bagaruke, kandi dusaba uburinzi bwe bube ku bandi agambiriye gutwara akoresheje abo yatwaye mbere. Nshuti bene data, ndabinginze ngo twibuke ko turi ku rubuga ruriho imyuka mibi. Tugomba kuba maso kandi tukambara intwaro zose, ndetse tugatwara ingabo yo kwizera. Nitugenza dutyo tuzashobora guhagarara, kandi imyambi yaka umuriro w'abanyabyaha ntacyo ishobora kudutwara. Amen. Reka dusenge.
Uwiteka Imana yacu, tugushimira urukundo dukunda, ibambe n'imbabazi uhora utugirira uko bukeye n'uko bwije, uburinzi n'ubudahangarwa byawe bidahwema kubana natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe Data. Tugushimiye kandi ijambo ryawe wemeye ko ritambuka mu matwi yacu, udushoboze turibikira mu mitima yacu kutagucumuraho. Tubonye ko Satani yahagurukije abadayimoni kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Turakwinginze ngo udukore ku maso tubashe kubona, udukore no ku matwi tubashe kumva, maze bidufashe gutandukana n'imitego y'urupfu yose. Duhe kuzirikana ko twaremwe mu ishusho yawe, bya bindi byose twakoraga twibwira ko byongera ubwiza nyamara bisibanganya kandi bigahindanya ubwiza waturemanye, tubyanga urunuka, maze uyu munsi tunyurwe n'uko waturemye, kuko waturemye mu buryo buhebuje, uburyo buguhesha icyubahiro. Na za nzira twibwiraga ko ziza n'ubutunzi ari ubw'akanya gato, gakurikirwa n'umubabaro, amaherezo akazaba kurimbuka, dutandukane nazo. Uwiteka, turatsinzwe, none turakwinginze ngo utubabarire ibyaha byacu, utwambure imyenda idahesheje izina ryawe icyubahiro, utwambure imyenda y'ubushwambagara. Mwami Yesu, dushoboze twemere inama watanze mu Byahishuwe igice cya 3:18 ivuga ngo tukugureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, tubone uko tuba abatunzi, kandi tukugureho imyenda yera kugira ngo twambare isoni z'ubwambure bwacu zitagaragara, kandi tukugureho umuti wo gusiga ku maso yacu kugira ngo duhumuke. Utwezeho imyanda yacu yose, utuboneze, kandi ukimara kutweza uturinde kwivuruguta ukundi, ahubwo udukomereze mu nzira zawe, maze ubwo uri hafi kwerekanwa uzasanga tukwiteguye, hamwe n'ibyo tutegejeje intekerezo kandi byari ingenzi. Byose ni mu izina ryawe ryera tubyambaje kandi twizeye kubiduhera ubuntu. Urakoze Data, amen. Ndabakunda, ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe mwese.